gufungwa ni iby'umugabo buri wese burya umugabo ndakeka yaravukiye gufungwa ariko ubuzima bubi kuri njyewe iyo ngiye mu buzima bubi bimbera nk'isomo kuri njye kuko bwa buzima bubi iyo mburwanya nkabuvamo hari ikintu numva niyunguye kuri njyewe kwanza ubuzima bubi ngenda nabukunda ukunda ubuzima bubi ntawabukunda ariko y'ubufiringi ukabuvamo niko kuba umugabo uvuga uranyihanganira n'imvuga abantu bakoresha bakunda ngo gufata bya bintu bya pasta ajya avuga ngo ni ibyacu cyangwa se gufata no kubiyobyabwenge wewe wigeze ubigeragezaho n'umunsi n'umwe sasa iryo nibanga rya buri muntu ku giti cye nk'uko niba ari zo swaga zanjye cyangwa swaga zanjye ari ukwambara neza buri wese agira swaga ze abahanzi abasitari ntago n'abakobwa ntibatandukana mwe bihagaze bite abakobwa urebye ni ibiremwa byaturemewe ariko uburyo tubikoresha nicyo gitandukanye kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi boom yes twizere ko meze neza mu bice bitandukanye turi live and direct hano kuri ka free zone ndi kumwe n'umusore wambaye bitandukanye n'abandi bose nahoze mbona hano kubera iki wambaye gutya burya buri wese aba afite ukuntu yambara bitewe n'uko yiyumva kwanza kwambara iyo wambaye nk'uko wiyumva gute kwambara inkweto hasi zifunguye amasogisi ikabutura mbese ukajyanisha gutyo bya ngeyo nambaye gutya mba numva ndi cool iyo myambaro ubundi mukunze iragezweho ubu mu basore urebye kuri bamwe ishobora kuba itagezweho ariko kuri njye ndayumva cyane ni byiza kuganira nawe ubusanzwe uri muntu ki kuko ndabona wambaye igisitari nyine ubusanzwe ndi umucuruzi ariko impano ni ubuhanzi uri n'umuhanzi ufite nk'indirimbo zingahe kugeza ubu ni indirimbo ebyiri ariko ebyiri nizo ziri hanze studio dufite projet mfite n'undi muniga turi gukorana amazina none ugahita tubwira n'indirimbo zawe wenda iyo wasohoye bwa mbere wasohoye iyi ndirimbo amazina yanjye nitwa Ojikush Ojikush ko numva ari izina rigoranye ni mu ruhe rurimi urebye ni nk'icyongereza Ojikush ni mu busobanuro bwaryo ni nka face nshya ifoto nshyashya irimo irakura irimo irazamuka Ojikush ko ndumva ari byo ntari gusobanukirwa ariko oji ndi kumva ko ishobora kuba ari nka original Ojikush nyine kuri njye ubusobanuro nsobanura izina ryanjye Ojikush none agapera gatoya ku ndirimbo yawe wakoze bwa mbere indirimbo ya mbere hari indirimbo twashyize hanze yitwa kuri kuvuga ngo niwe nande ni muri tsinda turi kuru turi kuru hari indirimbo dufite yitwa ibigwi n'ibigwi akapera rero tugende kuri fast yawe twumveho gato abantu baraza kutubwira niba banumva ko kushoboye amarira ubu yarashize uricara ubu kabibona nje mvuga ibigwi cyangwa si byiza by'umutaka utatse ibyiza by'iki gihugu ntorubarusha intambwe ibyiza bye ni ku bwinshi manutse imvura y'amahindu aho barasaga urufaya atekerereza u Rwanda ubutwari bwe n'umurava yabanye n'abanyarwanda adutuza mu gihe gitoya RDF ingabo z'u Rwanda aho zari ziri mu Rwanda zidukura no mu gahinda amahoro ataka u Rwanda ndorerwamo y'u Rwanda mutaka utatse u Rwanda ibigwi n'ibigwi mu cyerekezo cy'u Rwanda kama ibigwi n'ibigwi uririmba ubundi muyenjyana wowe ubwawe ni hip hop usanze rero mu Rwanda abandi bantu benshi bakora injyana ya hip hop babami harimo ba Bulldog barimo ba Pifro bavuga ko ari abami weho nawe uri umwami cyangwa uzaba umuturage wabo urebye buri wese aba afite inzozi ze bo batangiye gukora bafite inzozi zabo nanjye ndimo ndashaka kuzamuka kandi nzamukira muri bo barakoze
urumva kwanza kuri njye bizansaba imbaraga nyinshi no gukora cyane. Abantu baba bahanze mu kizamuka kenshi mukunze wenda kugira inzozi ndende cyane ugasanga wenda umuntu ukizamuka aravuga ati ngende nzi Riderman jewe ndenze ba Jay Paul gira baririmba si hip hop uwo bivuga iki? Urebye burya umuhanzi umusitari kwitwa umusitari nibikorwa kontre bariya barakoze icyo gitumwa bitwa abasitari. Niba nari nshaka kuzamukira muri bo biransaba gukora kugira ngo nanjye nitwe rya zina. Abasitari mu Rwanda bakunze kuvuga uranyihanganira n'imvuga abantu bakoresha bakunda ngo gufata bya bintu bya pasa ajya avuga ngo ni ibyacu cyangwa se gufata no kubiyobyabwenge. Wewe wigeze ubigeragezaho n'umunsi n'umwe? Sasa iryo nibanga rya buri muntu ku giti cye nkuko niba ari zo swaga zanjye cyangwa swaga zanjye ari ukwambara neza buri wese agira swaga ze. Ubitekerezaho iki kuba wajya kuri stage wanyoye ibiyobyabwenge? Hari ababivuga ko bibongerera imbaraga bakana performinga neza. Wewe wigeze wenda performinga kimwe nkuko hari ababifata siba bifiringa neza buri wese n'ubundi na swagaze na firize kwanza. Utekereza iki kuba abantu barimba hip hop cyane ari bo bakunda gukoresha ibiyobyabwenge kurenza wenda baririmba R&B? Je natekereza ko wenda ari bo biyumva kwiyumva sinzi niba uko mbyumva ari kubyumva. Oya sinago ndabishyikira kwiyumva gute bumva ko ari bose kumva ko ari bo bantu baba bari hejuru. Burya abantu b'abaraperi kwiyumva burya n'imvugo itandukanye. Umuntu avuze ngo uriyumva ukora ibitandukanye bundi n'ibyakabaye ubyo kwa wakabaye ukora kwanza. Kwiyumva nshatse kuvuga ni nkuko naba numva wowe niba uririmba R&B je nkaba ndirimba hip hop wumva ko wowe uririmba R&B ndi hejuru yawe. Utekereza iki kuri ku miririmbire ya Mujyi the Black? Mujyi the Black ni impano ye nanjye nka Ojikushi ni impano yanjye. Riderman ni impano ye. Nago najya kwinjirira ku bya Mujyi. Mujyi nanjye ndi njyewe Riderman ni Riderman. Ojikushi ni bihe bibi uzi wigeze kugira ukavuga ati ibi bihe ariko Allah watubwiye kuri umuyisilamu niba nibuka neza tuganira ibihe bibi bigeze kugira ukavuga ati okay Allah yabintambukijemo ubu cyo nkorera no kugira mu music yanjye zamuke gusa? Sasa aho ngaho naguca mu ijambo buri wese Allah nabi simbizi hoya nago umuvuze nabi ariko kumbaza ngo ibihe bibi waciyemo nshobora kuba mbirimo cyangwa nzanabijyamo ubwo oya nk'ibyo wibuka wenda okay ntago ari byiza wenda kwibutsa umuntu ibihe bibi yanciyemo ariko hari ibihe umuntu acamo bikamusigira isomo akavuga ati okay ibi bibaye isomo byarahise nta kindi nabikora. Ibijyanye n'ubuzima bubise oya si ubuzima bubi cyangwa experience mbi wagize mu buzima bubi buryo umuntu ashobora kuburara ashobora kubwirirwa ashobora kubaho n'ababyeyi ariko umuntu ashobora kugira ibihe bibi wenda nk'urugero bakamufunga azira ubusa. Sasa gufungwa ni iby'umugabo buri wese buryo umugabo ndakeka yaravukiye gufungwa ariko ubuzima bubi kuri njyewe iyo ngiye mu buzima bubi bimbera nk'isomo kuri njye kuko bwa buzima bubi iyo mburwanye nkabuvamo hari ikintu numva niyunguye kuri njyewe. Kwanza ubuzima bubi ngenda nabukunda. Ukunda ubuzima bubi? Ntawabukunda ariko iyo ubufiringa ukabuvamo niko kuba umugabo. ni rihe jambo cyangwa se ni rihe jambo rijya gukomeza ukavuga ati ibyo nanyuzemo byose byarabaye ariko iki kintu kirankomeza? Ijambo ngiye kuri njyewe rinyespira kudacika intege guhora ukora kudacika intege never give up. Wumva uzagera ku rwego rwo kuririmba mu bitaramo bikomeye cyangwa se bwo kuba umuhanzi ucurangwa ku maradiyo ku mateleviziyo bidasabye ko wenda winginga abantu nka ryari izo nzozi uzigira? Sasa turahuyira umunyamakuru nigenderaga nitambukiraga ariko mbona uri kuri swaga z'abantu. Izo swaga umbonyeho hari igihe ariyo mano yanjye niba undebye ukambonamo ikintu kandi tugahuza ko ngifite alhamdulillah nabi alamin. Ariko ukunda filme usanzwe? Filme ndazikunda. Nta na rimwe ugiye uzikuramo? Nzikuramo ngiye kuryama.
byonyine na nijoro mba nzambaye na nijoro uba wambaye filime uko bitandukanye ubundi n'imyambarire ya filime nijoro twumva ko bazikuramo abantu we urazambara impamvu ngiye nzambara nkunda kureba ibintu binyegereye burya iyo nzikuyemo nka gutya ndeba n'ibitandeba ureba n'ibitakureba ariko yo niyambariye filime ngendera online uribuka igihe sinzi wenda wigeze gutaramira abantu benshi cyangwa ni gake gashoboka abantu bakwakiriye bate bwa mbere ukigera ku byiniro barishimye niki cyagutangaje cyagutunguye gikora indirimbo yawe bwa mbere ukicara mu cyumba wenda niba ufite ikiradiyo kinini simbizi ugacuranga umuziki wawe ikintu cyanshimishije ugushyira flash muri offer ngumva uburyo feelinga beat ni uwuhe muhanzi wenda mu bakora injyana muhuje wumva mwagirana featuring nk'umuhanzi wumva mwakorana n'indirimbo wo mu Rwanda gusa urebye ibintu bijyanye n'umuziki Riderman aragutungura Pfla akagutungura Jay Polly akagutungura iyo akoze igikorwa uhita umwiyumva mu bundi usanga abahanzi bose mwakorana bitewe n'uko bagushimisha we nta muhanzi nk'ubu ushyize ku rutonde ukavuga ati niba nifuza ko tuzakorana mu ndirimbo yanjye wenda y'ubutaha inshallah ngiye bahanzi bose ndabakunda uwo nakumva ijwi rye muri beat yanjye byanshimisha watubwiye kuri mu Islam urasenga ya masaha yose 5 ku munsi ubwo ni nk'icyo ujye usaba Imana kiri mu isengesho ryawe kirenze icyo nsaba Imana mu isengesho ryanjye ni ukuyisaba ko yanshikamisha ku iswara kubera ko iswara ni umuyoboro iyo ubasha gusara 5 ku munsi ubwo bufite gutinya Imana ku mutima wawe kandi iyo ufite gutinya Imana ku mutima wawe ibintu birakorohera kuba ku isi birakorohera utegura n'ahazaza hawe Imana ushobora kuyitinya cyane anayubaha ariko sinzi niyireba mu mutima ngiye nago navuga ngo ni Imana ku kigero gikwiye uko ngiye nsaba Imana ime kuyitinya byanyabyo ni ikihe cyawe ubona cyazakubuza kujya mu ijuru kuko nabonye uri umuntu wemera Imana cyane wenda ubona cyakugize imbata ku buryo uvuga ati biragoranye rwose iki cyaha gishobora kuzana icyaha cyose cyakujyana muri jahannama icyaha cyose icyo ari cyo cyose ariko iyo ugikoze basi kontre twe nko gusara 5 ku munsi ibyaha ukoze hagati y'iswara n'indi ugahita ujya gusari uhita Allah itakubabarira abahanzi abastari ntago n'abakobwa ntibatandukana mwe bihagaze bite abakobwa urebye ni ibiremwa byaturemewe ariko uburyo tubikoresha nicyo gitandukanye bitandukanye ubwo kuri weho bitandukanye n'abandi kubabona kuri ngiye nshobora kumureba nk'ikiremwa imbere yanjye kinshimishije undi akakirebamo indi business runaka ubwo urumva turi abantu babiri kuri weho umukobwa umufata utubandi mufata nk'ikiremwa gishimishije nikibona gishimishije kurenza umukobwa kubera ko atandukanye nanjye Imana iza kuguha amahitamo yo guhitamo kuba umukobwa cyangwa kuba umuhungu umva ari guhitamo iki wenda ayo mahitamo ukayabona mbere sasa ndakeka nawe umuntu akubajije ngo ari ukuba umugabo no kuba umugore wabiki wahitamo iki hari uwaba umugore akishimira kubyara njye nakishimira kuba umugabo twagushimiye cyane urakoze twizere ko ugiye gusara nk'uko wari ubitubwiye indirimbo y'abantu bayitegereze ryari thank you my brother sasa niba ariyo ufite wenda ya vuba dufite indirimbo dusohoye vuba yitwa ibyo nkunda ibyo nkunda yo iri hanze ariko turi kwitegurira video dufite n'indi igiye gusohoka yitwa nkunda ukuntu pika ubwo bishatse kuvuga nkunda ubwo bihita biza muri bya biremwa sasa cya kiremwa ukakireba ukareba ukuntu gikeye nkunda ukuntu pika njya numva urubyiruko mubikoresha baranga no guhumura kwa kunumva akantu kaguhumuriye niko namwe mushaka kuvuga oya mwebwe ni gute ni nk'umucyo ni nko gucya n'ubwiza none abantu bakunda cyangwa se abakunzi banyu indirimbo zanyu bazisanga kuri YouTube wenda murazigira wenda kugira turimo turafunguza imbuga
turimo turi gufunguza imbuga nago turabishyira online neza ariko inshallah ni vuba. Twizere rero ko bizacamo kandi twifurije amahirwe nyine tubifuza ko umunsi umwe tuzakubona kuri stage nko muri za iwacu festival nawo kwita nk'igisupusupu. Igisupusupu uramuzi? Ndamwumva. Irahitiye uyivuga iki? Irahitiye niye. Irahitiye niye. Tugushimiye cyane, urakoze. Iswara nziza rero niko mubivuga. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Yes, twari kumwe n'umusani, murabona ko rwose bya bindi by'i Kigali aba yifunze nkuko babivuga, akavuga ati ndirimba hip hop, ariko nyine urabona ko imyambarire aba ari hatari kwambara amasogisi, abandi beho yatwisha ariko agakubitamo akantu k'agakapu, akubitamo ikintu cya amasogisi arazamuka akagera hejuru, agakubitamo amakabutura. Ubona ko kuba umusitari mwa bantu mwe biragora, ntabwo ari ibintu bya buri wese. My name is Didas. Keep watching, keep subscribing.